Ibato ya 101 nayo yabarizwagamo ya ntama y'inkotanyi yindi mwabonye rizi ubwenge bwenda kuba ubwa kimuntu neza. Tubaza abasirikare babanye niyo ntama baratubwiye bati twabanye nayo rwose igihe kirekire. Ingabo 600 zaje i Kigali yazanye nazo bamaze kwihageza irabura. Uko yaje niko yagiye. Iyo ntama ifite amayobera akomeye. Ntabwo tuzi igihe yaziye mu ngabo za RPF. Twakoranaga imyitozo nayo. Yabaga mu mutwe wa gisirikare nayo. Hanyuma bakoze umutwe w'ingabo 600 zaje i Kigali izana nazo. Intama yagaragaye hamwe n'inkotanyi ntiyari umupfumu wacu, niko General Kabarebe yatangaje. Ni inkuru dukesha Kigali Today yanditswe na Maria Claire Joyeuse hari ku itariki 4 z'ukwa karindwi 2020. General James Kabarebe mu ntangiriro z'uyu mwaka tariki ya 9 Mutarama 2020 yabwiye abigisha amateka mu mashuri yisumbuye mu itorero bari barangije i Nyanza ko intama y'umweru yagaragaye mu mafoto hamwe n'inkotanyi yazikundaga ikanazikurikira ko itari umupfumu wazo. Ni nyuma y'ikibazo yari abajijwe n'uwitwa Apollinaire Bizimana ubwo yari amaze kubaha ikiganiro. Icyo kibazo cyagiraga kiti tuzi ko ku rugamba ingabo z'u Rwanda zifata igihugu hari intama yagendanaga nazo. Ese iriya ntama yavugaga iki cyangwa yabafashaga iki ku rugamba? Mu kumusubiza General James Kabarebe yagize ati intama hari ifoto ijya igaragaramo. Nta gitangaza cyari muri iriya ntama. Nta nubwo yari umupfumu wacu, nta nubwo yaraguraga. Iyo ntama ngo yari yaratoraguwe n'inkotanyi zo muri batayo ya 101 yayoborwaga n'uwitwaga Kayitare Ntari Batinya. General James Kabarebe ati ako gatama iyo abasirikare bakoraga paredi cyangwa se imyiyereko nako kayikoraga nkabo, bahindukira nako kagahindukira, kandi batayo yakwimuka nako kakimuka, abasirikare baba babavanze nigatakare kakamenya batayo yako kakayigendamo. Iyo ntama ngo yagaragaye ubwo abari mu mashyaka anyuranye bajyaga gusura FPR inkotanyi bagakora umunsi mukuru. Ati icyo gihe habayeho imyiyereko nako kakora neza nk'abasirikare, ariko tugiye guhagarika jenoside intambara itangiye igisasu kiragakubita kirakica, ntabwo rero kahagaritse jenoside. Ayo ni amagambo yatangajwe na James Kabarebe ubwo yasezereraga abarimu bigisha amateka mu mashuri makuru bari bakoze itorero i Nyanza ya Butare hariya ni mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa Mutarama ku itariki ya 9. Ayo rero akaba ari amateka anyuranye ajyanye na kariya gatama abantu bakunda kubona kenshi mu mafoto y'inkotanyi zikiri ku murindi w'intwari hari ibyumba. Aho ngaho rero yari mu ntambara yo kubohoza igihugu mu mwaka w'1994, ariko kandi intambara yari yatangiye mu mwaka w'1990. Komeze mudukandire subscribe, mukore share, mutange n'ibitekerezo aho munsi, ubundi tujye tubana 5 kuri 5.